Urebye filime z'urukozasoni cyangwa se pornography ni zimwe muri filime usanga zikunzwe mu ibanga, aho usanga zirebwa n'abantu bakuze, abana. Rimwe na rimwe ubushakashatsi bwagaragaje ko kureba filime z'urukozasoni usanga bitangirira ku myaka 9 kuzamura, ariko ugasanga abazireba bazireba mu buryo butandukanye. Pornography naho usanga umuntu areba cyangwa se yumva amajwi y'abantu barimo barakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'inyandiko. Byose bikaba bishobora gutera umuntu kugira ubushyuhe cyangwa se bikaba bishobora gutuma yumva agize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu munsi twaguteguriye ingaruka zo kureba filime z'urukozasoni cyangwa se pornography. Ushobora kuba yarabaswe no kuzireba, turakwereka n'ingaruka nziza cyangwa se tuzanabereka ingaruka nziza zo kuba wareba filime z'urukozasoni. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda ku ngaruka. Ariko tubanze turebe ese pornography ni iki? Pornography ni amajwi cyangwa se video cyangwa se inyandiko bigamije gutera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi byose bikaba biboneka kuri internet, muri filime, ibinyamakuru ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa se no muri telefone zitandukanye cyangwa se n'ibikoresho runaka by'ikoranabuhanga. Aregana kwa kundi umuntu aba akubwira amajwi cyangwa se agukorera ibindi bikorwa runaka, nabyo twabifata mu rukozasoni. Ariko bishobora kuba bibaza uti se ese pornography irangiza? Yego, yangiza mu bwonko cyangwa se mu buryo bw'intekerezo, ari byo byitwa physiologic. Si mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina bwa nyabwo, ahubwo iyo umuntu areba pornography bishobora kumutera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe bikamutera kwikorakora ku gitsina, ari mu byo bimwe usanga babita kwikinisha kugeza asoje cyangwa se arangije. Bimwe abakora imibonano mpuzabitsina usanga bavuga. Abatikora cyane ku gitsina bishobora kubangiriza cyangwa se abatikinisha bishobora kubangiza mu ntekerezo, bakajya batekereza imibonano mpuzabitsina cyane, bigatuma baba imbata y'irari. Kureba pornography bishobora gutuma cyangwa se binatuma uyireba igihe akoze imibonano mpuzabitsina ayikora mu buryo ndengakamere, ndetse akabikora mu buryo bubangamira uwo babikorana. Hari umusaza nigeze kumva inkuru ivuga ko hari umusaza wigeze kureba filime z'urukozasoni hanze, ageze we abikorera mukecuru, avuga uti ibi bintu ntibisanzwe, reka nanjye mbikore. Byarangiye umusaza aguye mu maguru y'umukecuru bitewe nuko yarakoze ibintu bidasanzwe. Nyine bigaragara nyine izi filime ni filime mbi cyane. Urebye zimwe muri filime z'urukozasoni cyangwa se izi pornography zigira ingaruka. Wakwibaza izo ngaruka ni izihe? Pornography zangiza mu bwonko. Igihe cyose ureba filime z'urukozasoni bigutera kuba watekereza kuri izo filime cyane, bigatuma nawe mu mutwe wawe ari byo bintu utekereza cyane. Ugasanga gutekereza ku kazi, gutekereza ku mibonano mpuzabitsina. Umukobwa arahita ukimagina muri mu buriri cyangwa se ukimagina urimo uramukoresha imibonano mpuzabitsina. Rero ibyo ngibyo mu mutwe wawe haba harangiritse. Ingaruka ya kabiri yo kureba filime z'urukozasoni, zangiza ingo zikaba zanasenyuka. Mu buzima busanzwe igihe cyose warebye filime z'urukozasoni, hari igihe usanga umugore nawe atazirebye, cyangwa se ugasanga umugore nawe wayirebye umugabo ntiyayirebye. Rimwe na rimwe ugasanga umugore bitewe n'uburyo ki yabonye babikora nawe ari gushaka kubikora nk'uko babikoze. Rimwe na rimwe ugasanga umugabo ntabyazi, ugasanga umugabo arimo araharenganira, ugasanga umugore ari kuvuga uti wowe urakabwa ntacyo ushoboye. Ugasanga urugo rushoboye kuba rwasenyuka bitewe n'ayo magambo cyangwa se n'izo filime z'urukozasoni. Ugasanga umugore ari kuvuga uti umugabo wanjye ntabinogereza neza bitewe n'uko we umugore yabibonye muri filime. Ingaruka ya gatatu yo kureba filime z'urukozasoni, bigutera igihe ndetse n'amafaranga. Nyaboneka kugira ngo urebe izo filime bigusaba kwishyura kuri izo mbuga zicururizwaho ayo mashusho y'urukozasoni. Ugasanga kugira ngo urebe izo filime z'urukozasoni biri gusaba kugura megabyte, kandi megabyte uba wishyuye amafaranga yawe ndetse ukanahatakariza n'igihe. Dore ko hari na zimwe mu mbuga zicuruza amashusho y'urukozasoni ugasanga barishyuza kugira ngo ube wakonsoma izo video. Mu buzima bwawe rero uzirinde kuba wapfusha igihe cyawe ubusa urimo urareba izi filime z'urukozasoni.
Ikindi cyangwa se indi ngaruka yo kureba filime z'urukozasoni bigutera masturbation ihoraho cyangwa se kwikinisha bihoraho, kuko igihe cyose warebye izo filime z'urukozasoni cyangwa se igihe usoje kuzireba rimwe na rimwe bigutera ubushake, igihe nta mugore cyangwa se uwo mudahuje igitsina uri hafi yawe ugasanga urimo urikinisha ugira ngo winezeze. Byaboneka kandi kwikinisha bitera ingaruka zitandukanye, dore ko turimo turabategurira na video yerekana ingaruka zo kwikinisha. Urebye no muri izo ngaruka zo kwikinisha hakaba harimo n'ingaruka ishobora kuza gusenyera umuryango wawe burundu, cyangwa se ugatandukana n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe burundu. Ingaruka ya gatandatu yo kureba filime z'urukozasoni bituma uba imbata y'irari. Kwa kundi ureba ukuntu bikorwa cyangwa se uburyo ki baba barimo barabikora, nawe ugasanga urukumva ko uzajya uhora ubikora utyo, kureba uburyo ki babikora. Kandi mu makuru naje gutohoza nuko usanga bene ziriya filime aho usanga abo bazikina bo mbere yo kuzikina barabanza bakanywa ibiyobyabwenge, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga mbere yo kubikora barabanza bakabyandika nyine bagakora ibintu byanditse. Rero kugira ngo bagukomvekeho uyireba ugasanga nyine hari utuntu bacishijemo bandika kugira ngo wowe uyireba uzabashe kuba wayikonsoma yose. Rero igihe cyose ureba filime y'urukozasoni bikugiraho ingaruka rimwe na rimwe ukaba n'imbata y'irari bitewe n'uburyo ki izo filime ziba ziteguwemo. Ingaruka ya karindwi yo kureba filime z'urukozasoni cyangwa se kureba pornography zangiza ubuzima bwo mu buriri. Nkuko twabivuze usanga umugabo ashaka gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko abo bakina pornography babikora, nyamara ugasanga nkuko twabivuze ugasanga abo kugera babanze cyangwa se mbere yo kubikina babanza kunywa ibiyobyabwenge. Rero nawe niba ushaka kubikora nkabo jya ugerageza unywe ibiyobyabwenge. Sinkugira inama rero aho kugira ngo uzisenyera urugo rwawe uvuga utereka nanjye mbikore nk'uko babikora, cira birarura. Ingaruka ya munani yo kureba filime z'urukozasoni cyangwa se pornography bituma ugira imico idasanzwe. Ni benshi usanga bararebye pornography ariko ugasanga imico yabo yarahindutse. Muri pornography bituma mbese usanga uwayirebye rimwe na rimwe usanga afite ikintu kimeze nk'ijinyori cyangwa se nk'agahinda gakabije, kuko usanga nyine ni umuntu ubugira umujinya cyane cyangwa se unarakara vuba. Usanga ubuzima bwe nyine bwarahindutse kuko ubwonko bwe buba bwarangiritse bitewe n'uburyo ko ibyo bintu bikorwa. Rimwe na rimwe igihe cyose uri kubera nyine ubona ari ibintu biteye ukuntu ugasanga biri kukwangiriza mu bwonko. Jya ugerageza rero wirinde kuzireba niba wanazirebaga. Ingaruka ya 9 yo kureba filime z'urukozasoni, imyitwarire yawe cyangwa se ya nyiri kuyireba irahinduka. Igihe cyose warebye filime z'urukozasoni imyitwarire yawe yaherahinduka, mbese ukitwara nk'umuntu w'ikihebe, kuko ni benshi usanga b'ibyihebe usanga bareba izi filime z'urukozasoni, kuko igihe cyose warebye filime z'urukozasoni ziragenda zikakwangiza mu buryo bw'imitekerereze, ugasanga nyine urimo uratekereza ibintu bitari by'impuhwe, kuko nabo bazikina usanga uburyo ki bakoramo imibonano mpuzabitsina nta mpuhwe zirimo. Ingaruka ya 10 yo kureba filime z'urukozasoni bitera agahinda gakabije. Kuko twatubivuze nyine biragenda bikakwangiza mu bwonko. Rero ni wanazirebaga ndakugira inama yo kuzireka, aho kugira ngo uzicire ubuzima bwawe rimwe na rimwe uzaniyahure bitewe n'uburyo ki izi filime zakwangije, ushatse wabireka. Ariko ushobora kuba wibaza, ese pornography ikora ku bwonko? Yego, iyo urebye pornography umubiri wawe usohora imisemburo yitwa dopamine cyangwa se umusemburo w'ibyishimo. Iyo ukunze kureba pornography ubwonko bwawe bumenyera ibyo byishimo, bigatuma ureba pornography kugira ngo ube wakwishima. Ibi rero bituma uba addicted, bigatuma wumva wahora ureba pornography buri gihe. Rero igihe cyose warebye pornography cyangwa se warabaswe no kuzireba, jya ugabanya. Ushobora kwibaza uti ese hari abo bifasha cyangwa se abo byafashije kuba bareba pornography cyangwa se kuba barebye pornography? Hari abavuga ko barebye pornography bigatuma biga byinshi ku buzima bw'imyororokere. Hari igihe usanga umugabo ntacyo ashoboye, rero yazireba bigatuma agira icyo yiyungura.
hari n'abo usanga barabaye imbata yabyo kugira ngo igitsina cyabo gifate umurego. Ndavuga ku bagabo ugasanga bibasaba kuba bareba pornography. Ushaka kwibaza uti se wabigenza ute warabaye imbata ya pornography? Ntukihebe, menya ko atari wowe wenyine uzireba, ahubwo menya ko muri benshi, ahubwo umenye uvuga uti ni gute ngewe nshobora kubivaho. Hari igihe abandi usanga baragerageje ariko ugasanga biri kwanga, nawe jya ugerageza ushake ko wabivaho. Ikintu cya kabiri ugomba gukora niba warabaye imbata ya pornography, nakugira inama yo gushaka gahunda ikuganisha ku buzima bwiza. Wakora siporo, wasenga, cyangwa se ukegeza famiye cyangwa se inshuti zawe wa mwanya wataga ureba izo pornography, washaka ikindi kintu ureba cyangwa se unakora, aho kugira ngo ubatwe no kureba filime z'urukozasoni. Nzi ko byatuma ukareba izo filime z'ingwano cyangwa se ukareba filime yindi. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma ubwonko bwawe butangiringa ndetse n'ubuzima bwawe bukaba ubuzima bwiza. Ikintu cya gatatu ugomba gukora niba warabaye imbata ya pornography, siba cyangwa se ufunge imbuga zigutera irari. Hari igihe usanga ufollowinga abantu kandi imyambarire yabo cyangwa se uburyo ki bagaragara n'amagambo bavuga cyangwa se na content bakora ugasanga ni ibintu bigutera irari. Rero niba warabafollowinze, ushatse wabafollowinguraho kugira ngo ubuzima bwawe buzajye mu kaga. Ikintu cya kane ugomba gukora niba warabaye imbata ya pornography, shaka inama cyangwa se ushake umujyanama w'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se wo mu mitekerereze, ariko uwo muntu wizeye uzabigufashamo. Aho kugira ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga, washaka uwo muntu ukamubwira ibyawe, nawe akakubwira ese ni gute ushobora kubivaho burundu, cyangwa se ni gute ushobora no kubyirinda, cyangwa se ni gute mbese step by step we akabikubwiraho kugira ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga. Ugashaka inama. Arega ubuzima burahenda kandi ntabwo ari twe twabwihaye, haba ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima busanzwe. Ikintu kindi wakora niba warabaye imbata yo kureba filime z'urukozasoni, ryamana n'uwo muhuje igitsina cyangwa se no mudahuje igitsina, kuko hari igihe usanga impamvu ituma ureba izo pornography ari uko urara wenyine. Shaka umuntu rero murarana, bizagufasha mu gutuma ubuzima bwabwo. Hari igihe usanga urara wenyine ugasanga niyo mpamvu, ariko igihe wararanye n'undi muntu ntiwabikora. Igihe cyose wararanye n'undi muntu ntiwatinyuka kuvuga utereka ndebe izi filime cyangwa se reka nkore ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora kunganisha mu gutuma nareba filime z'urukozasoni. Ikintu kindi ugomba gukora, hindura ibyo uha umwanya. Niba wahaga umwanya pornography, waha umwanya gusoma ibitabo, waha umwanya ibindi bintu runaka bifitiye ubuzima bwawe agaciro, cyangwa se ubisimbuze ibindi bintu bifite agaciro. Pornography ishobora kukurangiza mu buryo bw'akanya gato, ariko bikagutwara icyerekezo cy'ubuzima bwawe bwose. Gerageza wirinde kuzireba. Nta kindi wowe uyu munsi wakagombye kuba wakoze ni ugukanda subscribe. niba utanayikanze ndakwibukije, ibuka kuyikanda kugira ngo utazacikwa na byinshi tubagezaho. Turimo turabategurira n'ibindi biganiro byiza biryoshye. Wakoze kureba ino video.